Iyi ni ingando online mukurikiye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru igendanye n'ubuzima. Turagaruka ku ibara ry'inkari umuntu yihagarika riba risobanuye ku bigendanye n'ubuzima bwe. Ibara ry'inkari riba risobanura ibintu byinshi ku bigendanye n'ubuzima ubayeho n'akamenyero ufite ko gukora ibintu runaka. Inkari twihagarika zikorwa mu gihe amaraso arimo guca mu mpyiko kugira ngo ziyayungurure. Muri iki gikorwa impyiko ziba zirimo gukora cyo kuyungurura amaraso, hagenda haboneka amatembabuzi azwi ku izina ry'inkari, aba arimo n'iyindi myanda y'ubwoko bunyuranye. Uko izo nkari zigenda ziboneka, zigenda zica mu duseke twabugenewe tuzikura mu mpyiko maze zikibiheka mu ruhago, ari naho ziva umuntu agiye kwihagarika cyangwa kunyara. Iyo umuntu agiye kunyara bitewe n'impamvu tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, umuntu ashobora kunyara inkari zifite amabara atandukanye. Aha twavuga nko kwihagarika inkari zisa umuhondo udakabije, izisa umuhondo ukabije, inkari zisa umweru mbese zijya gusa nk'amazi, cyangwa umuntu akihagarika inkari zisa umweru cyane, umuntu yagereranya n'uko wafata ingwa y'umweru ukayivungagurira mu mazi cyangwa se ukayitobera mu mazi. Aya mabara yose n'ayandi atandukanye niyo turaza kugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo turebe impamvu zaba zitera kwihagarika inkari zifite amabara atandukanye. Mbahaye ikaze mwebwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Mbahaye ikaze namwe mudukurikira ari bwo bwa mbere, mbibutsa ko iyi channel tubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku nkuru zirebana n'ubuzima, ikoranabuhanga, ibyegeranyo bitandukanye ndetse n'inkuru zigaruka ku gusobanura inzozi zitandukanye. Uramutse ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, watwandikira unyuze mu mwanya wagenewe comment. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. 95% by'inkari umuntu yihagarika ziba zigizwe n'amazi, hanyuma 5% isigaye ikaba igizwe n'ibindi bintu by'imyanda iba yaturutse mu iyungururwa ry'amaraso cyangwa mu muyoboro w'inkari. Ubusanzwe ibara ry'inkari mu buryo rusange ni inkari ziba zisa umuhondo ariko wa muhondo udakabije. Iri bara rusange ry'inkari rishobora guhinduka bitewe n'ingano y'amazi unywa buri munsi, amafunguro ufata agizwe n'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa binyuranye. Ikindi gishobora guhindura ibara ry'inkari wihagarika ni ubwoko bw'imiti runaka uba uri gufata. Nyuma yo kureba ibi bintu bitandukanye, reka noneho tuvuge ku mabara. Reka duhere ku kwihagarika inkari z'urwererane. Kwihagarika inkari z'urwererane cyangwa inkari zijya gusa n'amazi biba bigaragaza ko uba wanyweye urugero ruhanitse rw'amazi ukarenza amazi uba wemerewe kunywa ku munsi. Nubwo kunywa amazi meza buri munsi ari igikorwa cyiza, ariko hari urugero rw'amazi umuntu aba atemerewe kunywa ku munsi bitewe n'impamvu zitandukanye. Byibuze impuguke zitandukanye zihuriza ku kuba umugabo agomba gufata litiro 3.7 z'amazi ku munsi, mu gihe umugore we aba agomba gufata litiro 2.7 z'amazi ku munsi. Gusa aya malitiro yose ntago bivuze ko ari amazi gusa uba ugomba kunywa. Aya malitiro akubiyemo ibintu byose bisukika uba ugomba gufata buri munsi, nko kunywa icyayi, amata, amazi nyirizina n'ibindi binyobwa bitandukanye. Nubwo kwihagarika inkari z'urwererane cyangwa inkari zijya gusa nk'amazi ntacyo bitwaye, ariko iyo ukunda kubona wihagarika inkari z'urwererane buri munsi kandi nta bitembabuzi byinshi wafashe, aba ari ngombwa kujya kwa muganga. Kunyara inkari z'urwererane buri munsi kandi nta mazi menshi wanyoye bishobora guterwa n'uko waba utangiye kugira ikibazo cy'umwijima. Niyo mpamvu mu gihe bimeze bitya uba ugomba kugana kwa muganga kugira ngo bagusuzume. Reka dukomereze ku mpamvu ishobora gutuma umuntu yihagarika inkari zijya gusa umutuku.
Kwihagarika inkari zisa umutuku akenshi bituruka ku mafunguro uba wariye, cyane cyane imbuto zigizwe n'umutobe utukura nk'ibinyomoro, inkeri za kizungu n'ibindi bintu byose byifitemo amabara ashobora gutuma bitukura. Nubwo kunyara inkari zijya gusa umutuku biterwa n'ubwoko bw'amafunguro uba wafashe, hari igihe kwihagarika inkari zisa gutya bishobora guterwa n'izindi mpamvu z'ubuzima butameze neza. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma wihagarika inkari z'umutuku ni ikibazo cy'uburwayi bwa prostate ku bagabo. Ibi bishobora guterwa nanone n'indwara ituma mu mpyiko hazamo ibintu bimeze nk'amabuye. Iyo ndwara ikaba izwi ku izina rya kidney stone mu rurimi rw'icyongereza. Ikindi gishobora gutuma umuntu yihagarika inkari zitukura ni igihe umuntu yarwaye ibibyimba mu mpyiko, cyangwa ibyo bibyimba bikaba biri mu ruhago. Gusa nanone nubwo bimeze bitya ku gitsina gore, birashoboka ko mu gihe cy'imihango cyangwa nyuma yo kubyara umuntu ashobora kujya yihagarika akabona mu nkari ze harimo amaraso, ashobora kuba agaragara cyane cyangwa akagaragara gahoro. Ni ukuvuga ashobora kuba agaragara ku rugero ruri hejuru cyangwa se akagaragara ku rugero ruri hasi. Iyo rero ubonye uri kwihagarika inkari zisa umutuku utari mu gihe cy'imihango cyangwa utabyaye, utanariye ibintu bifite ibara ritukura, icyo gihe nabwo uba ukeneye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo ukorerwe isuzuma ry'ubuzima. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Reka dukomereze ku mpamvu ishobora gutuma noneho umuntu yihagarika inkari zifite ibara ry'icyatsi cyangwa inkari zifite ibara ry'ubururu. Kwihagarika inkari zifite ibara ry'ubururu cyangwa ibara ry'icyatsi ni ibintu bidakunda kubaho, ariko hari igihe rimwe na rimwe bishobora kubaho ko umuntu ashobora kwihagarika inkari zifite ibara ry'ubururu cyangwa ibara ry'icyatsi. Ibi bishobora kubaho bitewe n'uburwayi buterwa na bagiteri izwi ku izina rya Pseudomonas aeruginosa. Uretse kuba umuntu yakwihagarika inkari zisa ubururu cyangwa icyatsi bitewe n'iyi bagiteri tumaze kuvuga haraguru, ibi nanone bishobora guterwa n'ubwoko bw'imiti runaka umuntu ashobora kuba ari gufata maze yayimara bigashira. Iyo rero ubonye uri kwihagarika inkari zisa icyatsi cyangwa ubururu nta miti uri gufata idasanzwe, uba ugomba nabwo kujya kwa muganga ugasuzumwa kugira ngo barebe ko atari impamvu y'ubu burwayi buterwa na bagiteri izwi ku izina rya Pseudomonas aeruginosa. Tugana ku musozo, reka turebere hamwe impamvu zishobora gutuma umuntu yihagarika inkari zisa igitaka cyijimye. Inshuro nyinshi kwihagarika inkari zisa igitaka cyijimye aba ari ikimenyetso kigaragaza ko utangiye kugira umwuma mu mubiri wawe. Ibi biba bigaragaza ko udaheruka kunywa amazi ahagije, bityo bigatuma ugira umwuma ndetse ukihagarika inkari zisa igitaka cyijimye. Ku rundi ruhande, kwihagarika inkari zifite ibara ry'igitaka cyijimye bishobora guterwa n'ubwoko bw'imiti ushobora kuba uri gufata, cyane cyane umuti wa metronidazole cyangwa se na chloroquine. Uretse ibi kandi, umuntu ashobora kwihagarika inkari z'igitaka cyijimye biturutse ku burwayi bw'umwijima aba afite. Ntabwo twasoza iki kiganiro tutavuze ku gihe uba ukeneye kureba muganga ku buryo bwihutirwa bitewe n'ibara ry'inkari urimo kwihagarika muri ako kanya. Mu gihe ubonye urimo kwihagarika inkari zifite ibara ry'umutuku, inkari zirimo amaraso, uba ugomba guhita ugana ku ivuriro kugira ngo witabweho n'abaganga. Iyo urimo kwihagarika inkari zisa umutuku, biba bigaragaza ko ufite ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Mwibuke yuko hari impamvu twavuze haraguru zishobora gutuma umuntu yihagarika inkari z'umutuku. Iyo rero ubonye impamvu twavuze haraguru zitari mu kiri gutuma wihagarika inkari z'umutuku, uba ukeneye kugana muganga.
Ikindi gihe ukeneye kureba muganga ku buryo bwihutirwa ni igihe ubonye urimo kwihagarika inkari zifite ibara rya oranje ku buryo buhoraho. Icyo gihe nabwo uba ukwiye kugana kwa muganga ugakorerwa isuzuma, kuko kwihagarika inkari zifite ibara rya oranje igihe kinini bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urwaye impyiko cyangwa ukaba urimo kugira ikibazo cy'uburwayi bw'uruhago. Ikindi gihe ukeneye kureba muganga ni igihe cyose wumva uri kugorwa n'igikorwa cyo kwihagarika ku buryo uba wumva ubabara mu gihe ugiye kwihagarika, kumva uburyaryate mu muyoboro w'inkari, cyangwa ikindi gihe cyose wumva hari impinduka zidasanzwe zabaye ku mubiri wawe, nko kuba uri gushaka kwishima buri kanya ku myanya y'ibanga. Inshuro nyinshi ibara ry'inkari umuntu yihagarika rigirwamo uruhare n'ingano y'amazi umuntu aba yanyweye, ibyo kurya uba wariye, cyangwa ubwoko bw'imiti runaka uba urimo gufata. Mu gihe rero ubonye hashize iminsi 3 nta mpinduka ziraba ku ibara ry'inkari urimo kwihagarika, ukaba ubona urimo kwihagarika inkari zisa umutuku, ubururu, icyatsi, oranje, igitaka kijimye, cyangwa izindi nkari zisa umweru ariko zidasa nk'amazi, icyo gihe uba ukeneye kujya kwa muganga. Ndabashimiye mwebwe mwari mudukurikiye. Ndakwibutsa ko niba wari udukurikiye utarakora subscribe, akari ko kanya keza ko kuyikora. Nuyikora wibuke kwemeza kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya turangije kugutegurira. Niba hari ikibazo ufite ku bigendanye n'iki kiganiro, cyangwa se ukaba ufite inyunganizi cyangwa no ku bindi byose twakugejejeho, ushobora kutwandikira unyuze mu mwanya wagenewe comment, cyangwa ukanyura kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubiza ako kanya. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.